Karibu nanone ku nkuru z'ibihe. Nk'uko bisanzwe dukunda ko mukunda ibiganiro byacu kandi twishimira yuko mudukurikira umunsi ku munsi. Nk'uko twabitangiye, iki ni igice cya kane cy'uruhererekane rw'ibiganiro umurage wa Bibiliya. Iki kiganiro by'umwihariko ushobora kuba uzi umuhanzi witwa Theo bose babireba. Uyu munsi nimba utamuzi nk'umuntu ufite izina ryiza, nk'umuntu ufite icyo yakoze muri za nsengero tuvuga, muri ba bemera, muri ba bene data, muri ba bakristu twese tuzi bemera Kristu, bemera n'umusaraba, ushobora kuba waramwumvise muri media avugwaho ibintu bitari byiza cyane. So hari indirimbo yaririmbye aravuga ngo iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, baraterana bakavuga kuri kibazo, nawe wakubura amaso ugasanga koko uri ikibazo. Ibyo yabiririmbye ari umuhanzi uririmba za gospel uri kuzamuka, gusa uko yagiye akura mu gakiza, akura muri popularity, akura mu nsengero, akura mu mwuka, ahabwa n'inshingano, Theo nk'umuntu yagiye ahura n'ibintu ananizwa nabyo. Hanyuma rero bya bindi yaririmbaga yageze mu bibazo, abantu aho kumuvuga neza batangira kumushyira ku karubanda no kumuvuga nabi. So niyo mpamvu natangiye mvuga ngo Theo ushobora kuba umuzi muri izo cadre, ushobora kuba umuzi nk'umuntu waririmbye indirimbo zihembura imitima, hanyuma hagera igihe ukaba umuzi nk'umuntu mu maskandal, ukaba umwanga cyangwa umukunda mu rwego rumwe cyangwa urundi, ariko uko umuzi kose ntibikuraho ubutumwa yaririmbye. Ubutumwa yaririmbye rero nibwo bwatumye dukora iki kiganiro. By'umwihariko turaza kwibanda ku bigeragezo by'umugabo witwa Yobu. Biri mu gitabo cya Yobu, ni igitabo gifite amashapitire arenga 45, donc arenga ari hejuru ya 45, kikavuga ku mugabo umwe n'ibibazo yagiye ahura nabyo n'uburyo yagiye abyikuramo. So turaza kubihuza n'ubuzima bwa none nk'uko bisanzwe. Uyu munsi uratunga ugatunganirwa, ugatunga ibintu n'abantu n'umuryango, ejo bikakuvaho, byamara kukuvaho ugasigara uhagaze nk'agati gashinze. Abantu bariyahura barigeze gutunga amafaranga, banywa amayoga bakaba nk'abasazi, birirwa mu biyobyabwenge, abandi babatwa na beti n'ubundi bubata bugiye butandukanye, nyamara kera wari ubazi ari abantu bakomeye. Byagenze bite? Reka twihute tubirebere mu gitabo cya Yobu. So mu gice cya mbere cy'iki gitabo batangira batwereka Yobu nk'umugabo wari utuye mu gihugu runaka mu burasirazuba bw'isi, akaba yari umugabo w'umukiranutsi, wubaha Imana cyane, ukunda Imana cyane, kandi w'intungane 100%. Then akaba umugabo wahiriwe n'ubuzima. Yari afite intama 7,000, yari afite ingamiya 3,000, akagira ibimasa bihinga 1,000, yari afite indogobe 500, hanyuma akagira n'uruhuri rw'abaja n'abagaragu bakora mu mirima yiwe no mu masambu yiwe. So uwo wari umutungo wa Yobu. Akagira umuryango, akagira umugore, akagira abasore 7 n'abakobwa 3. Ubwo n'umuryango w'abantu 12. Yobu, umugore we, abasore be 7 n'abakobwa be 3. Hanyuma bakatubwira ko Yobu abo basore be 7 bakoraga ibirori, umwe agakora ibirori agatumira abandi, undi agakora ibirori agatumira abandi, gutyo bakazana na bashiki babo. Donc abana ba Yobu bahoraga muri party after party, kuko ise yari yarahiriwe, ari umuherwe kandi utornye imbere y'Imana. Hanyuma rero uwo mugabo ikintu cyaje kumugira exceptional cyane, nuko nyuma yuko abo bana be bakoraga ibirori, iyo bamaraga guhetura ibyo birori byose, Yobu yabashyiraga hamwe agatura igitambo Uwiteka, agapfukama agasenga asaba ngo Mana, nimba hari ibyaha abana banjye bakoze muri cya gihe cy'ibirori byabo, aba bana ubababarire. So donc muri ibi bihe bya none urabizi, iyo twasamaye, iyo turi mu birori, iyo twakubise umuvinyo, yo abatumura za shisha nubwo atari byiza, abatumura amatabi nubwo atari byiza, by the way birakorwa, abanywa whisky, amalika y'amoko yose murabizi amabara mukora.
so umwaka ugashira uri muri ibyo, undi ugataha uri muri ibyo, ntiwisengera nta n'ugusengera. Ariko kuri Yobu we yarazirikanaga akavuga ngo abana banjye bamaze igihe mu birori, bose barabisoje, igisigaye reka mbasengere, Imana ibababarire. Nubwo nabarize, bashobora kuba barasinze, bashobora kuba batarakoze ibitunganiye Imana mu birori byabo, reka mbasabire imbabazi ku Mana. So umunsi umwe rero, urumva yari umuntu utuje, ufite umuryango, ufite ubutunzi, ufite abana, ufite n'Imana ayizera. So umunsi umwe rero, Satani batubwira ko ngo yavuye mu isi arimo abuyera, hanyuma akazamuka mu ijuru, abana b'Imana ubwo ni abamarayika bagiye guhimbaza Imana, Satani nawe bayikubiseyo. Satani agera mu ijuru gute? So hari ikiganiro twakoze mu bwoko bw'amadocumentaire, ndaza kugishyira ku mpera z'iki kiganiro, nacyo nubona akanya uze kukireba. Satani rero Imana ikimukubita amaso, irangije wumva ubutungane bwa Yobu, Imana imutangaho urugero. Yarabanje baza Satani ngo uvuye he? Satani ati mvuye kuzerera mu isi. Hanyuma Imana irangije iramubwira ngo ese mu byo wabonye byose wabonye Yobu umugaragu wanjye, ni intungane, arakijijwe kandi ntawe uhwanye nawe. Satani ati ariko se namubonye, aterega nawe se uri Yobu ntukizwe, byaba bikumara iki? Wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abantu, wamuhaye icyubahiro muri rubanda, wamuhaye byose, mbese ni iki cyamubuza gutunganirwa? Ati mumpe mugerageze urebe ko icyo cyizera gufitiye, uko kukwizera gufitiye, urwo rukunda gufitiye nk'Imana, urebe ko atabikesha iki ibintu wamuhaye. Imana iramubwira ati siguriya no mu bigeragezo azanyizera, genda umugerageze uko ushaka, ariko usibe kurengera. Nuko mu minota mike cyane indogobe zirapfa zose 500, ibimasa 1000 birapfa, intama 7,000 zirapfa, byose umutungo wa Yobu urangirika, abagaragu baricwa, asigarana nta rwara rwo kwishima afite. So mu bigeragezo duhura nabyo rero mu buzima bwacu busanzwe, hariho ibigeragezo by'ubukungu. So icyo nakundiye rero ibi biganiro byacu tugenda dukora, umurage wa Bibiliya, nuko tugenda dufata ibyo bintu byagiye biba muri Bibiliya, tukabizana mu isi ya none, tukabihuza n'ibigeragezo tugenda tubona ku bandi cyangwa se tubona kuri twebwe. Umugabo wihaye, umugabo wari ufite za rukururana, umugabo wari ufite botiki ikomeye muri Mateus, umugabo wari ufite inyubako ya danje, banki imutereje cyamunara, inzu ze zirahiye, imodoka ze zikoze accident, mu gitondo utangiye kumubona ku kiyede ati dore uriya yari umukire, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Icyo ni ikintu usanzwe ubona n'uyu munsi, sibyo? Umustar yagize popularite nyinshi, abona amafaranga menshi, arakira cyane, arangije mu kanya nk'ako guhumba amafaranga yose arayabura. Yari umufotobolere ukomeye, akina umupira twese tumuzi, yinjiza amafaranga menshi, agenda mu modoka nziza. Uyu munsi ni iki? Ni umukordonier. Yari umuhanzi wa danje, isi yose yarahuruye, ibyana byarahuruye, yarabiciye bigacika. Uyu munsi akora iki? Uyu munsi yirirwa yabaye tokenimani kuri biyari y'akabari ku muntu runaka, twarangiza tukabaha urwamenyo. Nyamara uyu munsi niwe, ejo ashobora kuba wowe, nubwo ataba wowe, menya ko ibyo bintu byahozeho. And then nawe biri kubaho, ubyitwaramo gute? Satani rero yategereje ko Yobu amara guhomba ibyo bintu byose, agatuka Imana, abona biranze. Kuko Yobu yamaze kwitegereza ibimubayeho, imitungo yiwabuze, abantu biwabuze, no kwandagara asigaye yandagaye. Umugabo aho gutongana no gutuka Imana, yicara hasi aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Uwiteka niwe wabimpaye, Uwiteka niwe ubyishubije. You understand? Naje ndumwe, nza ntacyo nzanye, nzasubiraho ndumwe, nta nicyo nzajyana, nta muryango, nta mafaranga, nta butunzi ubwo ari bwo bwose, nta nshuti, ntaki, ukonje niko nzagenda. Then
ushobora kuvuga ngo oke, ngo umuntu ashobora kubura ibintu akabona ibindi, ngo kubera ko ngo abantu n'ibiki, abana yabyara abandi ibintu nk'ibyo, so birumvikana. Ibigeragezo iyo bije rero ntabwo ari aho bigarukira. Ibigeragezo bya Yobu byarakomeje. Satani yahise azamuka ajya mu ijuru gutanga ripoti. Atanga ripoti irimo amaganya. Imana iramubaza ati, Satani, wabonye ko ibyo wibwira ku muntu wanjye ntabwo ari byo? Satani aramureba abwira Imana ati, ariko urabizi buriya, ati umuntu yatanga ibyo atunze byose kugira ngo umubiri we n'ubuzima bwe bumere neza. Ati none ibyo atunze byose wabimpaye, nabitwaye, nabimwambuye, ariko asigaranye umubiri muzima. Ati kandi wibuke ko yatanga imitungo ye yose akajya kwivuza mu Buhinde hehe na hehe kugira ngo ubuzima bwe abugarure. Hari abahanzi baririmba hip hop cyane, nibo bakunda kubica akarongo. Kuba uriho, ni Jay Polly wanabivuze, kuba uriho nicyo gishoro, tangira ukore. Ejo, uyu munsi nibidakunda ejo bizagira gute? Bizakunda. Strangely, iyo ni nayo statement Satani yajyanye mu ijuru. Ati Yobu yatanga ibyo afite byose akasigarana ubuzima buzima. So Imana yitegereza Satani iramubwira ngo genda umugerageze uko ushaka, ariko usibe kumwica. Nuko Satani aragenda, mu ndwara zose zariho icyo gihe ahitamo indwara y'ibiheri n'ubushita n'ibiki byibasira uruhu, hahandi arwara ibintu bitutumba ku ruhu. Yobu akajya yishimisha n'amabuye, bigakomeza bigatutumba. Bibiliya itubwira ko yagezeho imyenda ikavamo, kwambara imyenda bikanga, akajya yambara amagunira kugira ngo abone uko yishima. Akicara mu ivu, wa muntu wahoze ari smart, yisiga agaparufe keza, yisiga amavuta meza gutyo agahumura, noneho yicaye mu ivu. Wa mukobwa wahoze ari mwiza, wa mumama wahoze ashinguye, wa musore wari akaba aryamye hehe? Aryamye ku gitanda kwa muganga, arimo arahangana n'indwara imwe y'icyorezo, arimo arahangana na diyabete, arimo arahangana n'impyiko, arimo arahangana na HIV, arimo arahangana na za ndwara zose tuzi zibasira abantu, amakanseri n'ibiki byose. Yarigeze gutunga amafaranga, and then igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho ni uko abantu batangira kugira gute? Batangira kukwahuka. Yahoze ari inkumi y'amabuno, tuzi ukuntu yabaye asigaye ari urushinge. Yahoze ari bouncer ifite amaguru gutya, izo nigiye kumwica. Yahoze rumva ni ibigeragezo social. Ugize ikibazo cy'umubiri, yageragejwe mu by'ubukungu n'umuryango, and then hakubisaho ikigeragezo noneho cy'abantu bagenda bamuvuga. Ya reputation yose yari afite muri societe. Bibiliya itubwira ko mu karere k'iburasirazuba Yobu yari umuherwe, yari yubashywe, yarakunzwe n'abantu, yarakunzwe n'Imana. And then Satani aragenda amuteza indwara, amuteza ibibazo bimwandagaza noneho muri societe, hahandi umuntu ananuka, ashira, asigara donc ari nk'agati, noneho nta n'urwara rwo kwishima afite, kandi afite n'ibiheri agomba kugira gute? Gushimashima. So icyakurikiyeho rero nta kindi, Satani yahise imuteza inshuti ze, inshuti za Yobu. So mu buzima turabimenyereye, dushobora kubura umuryango, dushobora kubura umutungo, dushobora kurwara, ariko inshuti zacu ntabwo zigira gute? Ntabwo zituvaho. Expectinga ko n'inshuti nziza zitugoboka mu byago, zikanadufasha muri bya byago, zitugira inama, zidufasha no mu bundi buryo. Uwo ni wo mutego Satani yateze Yobu. Yohereje inshuti ze, nimba atari 3 n'enye, ziza kumugira inama. Inshuti ya mbere ya Yobu yitwa Elifazi. Elifazi yaraje aterura ijambo, atangira kuganiriza Yobu. Atangira gahoro gahoro amubwira neza mu ijwi rituze, yitonze nyine, donc amuha confort, amuhumuriza kumwe inshuti nyanshuti itanga ihumure ku nshuti. Wagize ibibazo, humura. Then bigeze hagati, aba noneho ya nshuti magara ikubwiza ukuri, na cyane uri mu mafuti ikakubwira ngo uri mu mafuti. So Elifazi rero yatangiye abwira Yobu atariko ibi byose
nubwo wita intungane imbere y'Imana, uri umunyabyaha, wakoze nabi, isura yawe yarahindanye imbere y'Imana, uri inkozi y'ibibi. Gerageza usenga, wihane, wemere ibyaha byawe, Imana izagire gute? Izakubabarire. Ifazi yumvaga avuga neza, nyamara yari arimo abwira Yobu amagambo ashobora gutuma avuguruza iby'Imana yagize gute? Yavuze. Kuko Imana yabwiye Satani ngo wabonye Yobu umugaragu wanjye ni intungane, nta muntu uhwanye nawe ku isi yose, donc ari perfect. Hari inshuti zidusanga mu bibazo, mu bukene bwacu, ziratangira ati warasesaguye, wagiye mu tubari, wagize. Ni ba bandi waguriye, ni ba bandi wafashe bari kwa muganga, ni ba bandi wagurije amafaranga ntibakwishyura, ntiwagirana ibibazo nabo, ni ba bandi wambitse, ni ba bandi wasuye, ni ba bandi bose wasipendinze amafaranga, and then ubukene burahitinze, atangiye kukubwira ngo uri umusesaguzi, wariyemeraga akakuvuga muri rubanda, and then ibintu nk'ibyo byose. So icyaba ashaka ni iki? Nuko umwegera, ugatangira ukagira gute? Ukamwireguraho, ukamwisobanuraho ibyaha agushinja byose, ukabyemera, kandi ibyo ntacyo bigira gute? Ntacyo bigufasha. Hari undi witwa Bildad, mu ijambo rye ryose yarimaze yumvisha Yobu ko urupfu rw'abana biwe nta kibazo, ntacyo rwari rutwaye, kubera ko abana be bari abanyabyaha imbere y'Imana, ngo so Imana yagombaga kugira gute? Kubica. Urumva ko hari kubwira Yobu ngo emera ko Imana ari umwicanyi, ariyo yaguteje ibyago, ariyo yahannye abana bawe ikabicisha urupfu. Kubera iki? Kubera ko ari abanyabyaha. Wibuke ko abana iyo bavaga mu birori, Yobu yajyaga imbere y'Imana akayitakambira, agatanga igitambo kugira ngo yoze icyaha icyo ari cyo cyose abana be baba bakoze, kugira ngo abo bana bakomeze bagaragare neza hehe? Imbere y'Imana. So Bildad ari kuza avuga ngo abo bana bari inkozi z'ibibi, niyo mpamvu bagombaga gupfa. So mu ijambo rye ryose arirangiza abwira Yobu amagambo y'urukozasoni, amutesha agaciro imbere y'Imana, kandi akamubwira ngo ibibazo ufite ubifitanye n'Imana, icara Imana uyibwire, mutongane, uyibaze impamvu iri kugutera ibi byose. Undi mushuti wa gatatu yitwa Zofari. Ewana yari umunyarugomo wa cyane. Ijambo rye ryose ntiyigeze acisha make, ntiyigeze amubwira ibintu byoroshye cyane, ahubwo yabwiye Yobu ko ibihano ari guhura nabyo ahubwo ni bike cyane ku byo agize gute? Ku byo ari kubona. He deserved the worst punishment. Yobu uri umunyabyaha wowe, n'ubu ngubu nuko Imana igira imbabazi, ubundi sinzi kiba Imana yagukorera kugira ngo wumve uburemere bw'ibyaha byawe. Donc wa muntu ugaragara nk'intungane imbere y'Imana, abantu bari kumucira iki? Urubanza. Hahandi uzatunga amafaranga, ugafasha abantu, ugafasha abavandimwe, bakajya bakubona nk'ikigoryi my friend, and then wazamara gukena ukomangiye akajya kubwira ati reka. Ibyo bibaho, musanzwe mugira gute? Mubibona mu murage wa Bibiliya. Izo story mugenda mubona nizo tuba dushaka guhuza n'iki? N'ibyagiye biba byandikwa biganirwaho muri Bibiliya. So mu magambo ya Zofari yashakaga kumvisha ko Imana, donc icyambere Yobu atakariza icyizere n'urukundo yari afitiye Imana, kuko ibihano yanagombaga kumuha byinshi cyane. And then icya kabiri, Yobu yumve ko Imana idatanga ubutabera bwuzuye. Uri kumva? And then umushuti we wa nyuma ari we wa kane, yari nawe mutoya muri icyo kigare cy'abantu batanu, donc Yobu n'abo bashuti be bane. Umushuti we wa kane yitwaga Elihu, akaba umwana muri bo nk'uko nabikubwiye. And then yaje noneho mu ishusho y'umuntu ufite ubuhanga, yakomoye hehe? Ku Mana. So yatangiye rero abwira Yobu ko Yobu ibibazo ari guhura nabyo byose ari uko Yobu yigize umwibone, akigira umunyakuri, akigira donc umwibone n'umunyakuri kurenza Imana, donc yashatse gusumba iki? Imana. Kandi Elihu amubwira ibyo, amubwira ko ari ibintu yabwiwe n'iki? N'Imana. So uyu rero we amagambo ye yose yashakaga ko Yobu yidefanda, yiregura, akomeza kwiyerekana, akomeza kwivuga. Urumva njyewe nagize neza, nagiriye neza abantu, nagize gute, none abantu bari kuntuka, kandi nyamara ibyo wakoze byose wagize gute? Wabibashishijwe n'Imana
yo yaguhaye igihe ikaguha n'ikintu ubutunzi. So igihe umara akanya widefanda wivuga kuruta kuvuga Imana yagufashije uri mu bibazo, icyo gihe uba wishyize iki hejuru y'Imana. Then Yobu yagiye gutanga rero, atanga ibisubizo muri kadire nkeya cyane. Reka tubisamarayizinge. Yobu kuko inshuti ze zamushinjaga kuba umunyabyaha, yireguye azereka yuko atari umunyabyaha. Hajemo akajambo ko kwiregura, kandi tubonye ko inshuti ye ya kane yashakaga ko yiregura. So mu kwiregura kwa Yobu rero, ntago yireguye imbere y'abantu, oya, yireguye imbere y'Imana. Yumvise ibyo bamubwira byose, maze yegera Imana atangira kuyireguraho. So mu byo yavuze byose rero, ntago yigeze atongana n'Imana, ntiyigeze atuka Imana, ntago yigeze avuga amagambo mabi imbere y'Imana. Urumva umuntu watangiye avuga ngo niyo yampaye byose, niyo ibyisubije. Hari naho agera akavuga ati niyo yonyine ivusha imvura, igusha izuba, igira gute, hinduranya ibi, ituma umuntu abaho. So Imana iri perfect, nta ribi ryayo. So nimba itugenera ibyiza, nta n'icyatuma ibibi bitatubaho. Nta kibazo Imana ifite, byose biri mu mugambi wayo. Ariko ibyo ntiyabibwiraga inshuti ze, yavuganaga n'Imana yiwe. Sibyo, wowe uri mu bibazo rero, wijya mu mayoga, wijya mu rusimbi, wijya mu bagore, wijya mu tubari, wijya mu mugozi, wijya mu ruzi, Imana yaguhaye ubuzima, Imana iguha ubutunzi, Imana irabukwambuye, Imana iguha amashuri n'ubwenge bwo kuyiga. Uyu munsi nta kazi ufite, reba ko nta kintu wakwimpuruvinga kugira ngo ubone akazi, ko nta bantu mwamenyana. Sigaho kubleminga Imana, sigaho kuvuga ngo abandi bafite amahirwe wowe ntayo ugira. Sigaho kuko ibyo byose n'ubundi wabonye ntabwo wigeze ugira gute ubisaba. Hanyuma rero, amwe mu yandi magambo yavuze akomeye ari kwiregura imbere y'Imana, yaravuze ngo ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho, so mu gihe cya nyacyo azagira gute, azangoboka. So nyuma y'ibigeragezo byose rero, Satani amaze kugerageza, amaze kuruha, nta gisigaye uretse kumwica, Imana yarasubije, isubiriza Yobu mu muyaga, imubwira ibintu byinshi. Ariko Yobu agiye gusubiza, acisha bugufi imbere y'Imana, aravuga ati sinkwiye guhagarara imbere y'amaso yawe, njyewe ndi uwo kuba mu mukungugu. Yaciye bugufi imbere y'Imana, kuko mbere ari kwiregura yagiye avuga ibintu byinshi kugeza naho avuma umunsi yabayeho. So Imana rero iri kumusubiza, igenda imwibutsa ibintu byinshi, nawe arangije aho kuburana no kuvuga ngo n'umujinya wabinteye, n'ibihe bibi nari ndimo, niki, yahise asubiza Imana avuga ati njyewe ndagakise, ndagakungugu, ntacyo ndicyo imbere y'ububasha bw'Imana. So ibyo bibazo byawe, izo struggle urimo, nawe ubwawe ntacyo uricyo imbere y'Imana. Mbere y'uko dusoza rero, twabonye ko Yobu yageragejwe mu bukungu. Uyu munsi utunga amafaranga ukayabura, ugira amazu agashya n'indege ngo irashya, ugira amamodoka agakora accident, urubaka, banki ikagutereza, ugura isambu, banki ikayiteza, ugira gutya na gutya, byose bikarangira. Ibyo ni ibigeragezo by'ubukungu. Yobu yabyitwayemo gute? Uwiteka niwe wamuhaye, Uwiteka arisubije. Ibyo byose ntabyo wavukanye. Wavukanye iki? Wavukanye ubuzima. Igihe imitungo y'isi wakoreye igiye, igihe ibibazo bya finance biguteye, don't lose your life. Wiha Satani umwanya ngo ujye mu nzoga, ujye mu matabu, ujye kwangiza iki? Ubuzima, kuko ubuzima nicyo kintu wazanye mu isi. Ibyo byose wabibonye kuko uri iki? Uri muzima. Tugere ku buzima. Indwara zirakwataka z'amoko yose. Ubu turi muri 2025, akateye k'indwara n'uruhuri rwinshi cyane. Izo ndwara rero iyo zikugezeho uhangana nazo. Ntabwo utangira kwitocaringa, utuka abantu, utuke ngo runaka yarakwanduje, Imana yaragutereranye. Oya, umubiri wambaye naho ni ubusa. Sibyo, nk'uko utazi aho wavuye, igihe kizagera uyu mubiri uyu twambaye, dusiga, twiratana, nawe ugire gute?
utumuke. So nurwara uzarware ariko ukipinge umwuka wawe, spirit yawe, wirinde kwanduranya, wirinde kwiheba, wirinde guta icyizere mu Mana yawe, ugira gute usenga. Ikindi, inshuti. Mu byago hari izizakuvaho, mu byago hari izizakugumaho, hari izizaza zikugira inama, nyamara ari inama zo kugira gute, zo kukuroha. Izo nshuti nazo mu nama wumvise ujye wibuka ko icyo uhawe n'inama, ntabwo ari itegeko. Uri responsable yo gupfa uri umunyakuri, kubaho uri umunyakuri, sibyo? Uri responsable yo gufungwa urengana cyangwa wakoze iki, ibyaha, ariko inshuti zazi kugira inama ngo shirishamo runaka, vugana runaka, vugana runaka, ubizi neza ko arengana, ngo ugiye kubavuga kugira ngo ufungurwe. So abo mwashakanye, umugore wa Yobu nawe hari ahantu amugira inama, amubwira tuka Imana, va ku Mana, iyo Mana yireke, dore niyo iguteza ibyago. Icyo gihe ibyo bazakubwira byose menya ko ari inama, ntabwo ari itegeko. Wowe nk'umuntu rero ugomba kugira gute, kugira uko ubitwara. Ugume ku mahame yawe, ugume ku byo wemeye, ugume ku byo ukoraho, and then nujya no gukomplaininga ntupfukamira abana b'abantu, kuko ntawaguhaye ubuzima, nta n'uzatwara ubuzima bwawe. Wiherere uganire n'Imana yawe, ugize gute, uciye bugufi, hanyuma niguha kuramba izaba iguhaye igihe ibisubizo byawe bizaza, nk'uko Yobu yagize gute, yasubijwe. Iki ibisubizo ntabwo tugitindaho cyane, uze kukireba muri comment section, ndagushyiriraho link, ukandeho ugende usome, hanyuma uze kugaruka hano udukubite comment. Mbere y'uko ujya gusoma rero, ndagushimiye kuko waduhaye umwanya wawe uhagije ukabana natwe kugeza aka kanya. So hanyuma rero mu kiganiro cy'ubutaha hari ikiganiro nakwemereye ku mateka ya Bibiliya. Bibiliya yavuye he, yanditswe ite, yabaye Bibiliya gute? So icyo ni ikiganiro tugiye gukora mu minsi iri imbere, ndakuraritse. So kugira ngo icyo kiganiro uzakibone rero, kanda aho ngaho kuri subscribe, ukande no kuri like. Nukanda kuri subscribe, tukishyiraho icyo kiganiro uzahita ukibona. Nukanda kuri like, YouTube irafata iki kiganiro igipromoting, igenda igisharinga n'abantu benshi, bityo ubutumwa bwacu bugere ku bantu benshi, tube na community nini cyane. Hanyuma rero nawe ushobora gukanda kuri share, link ukayoherereza inshuti yawe, link ukayoherereza umuvandimwe, ntacyo bitwaye, ubu dufashije gutambutsa iki message zacu. Hanyuma rero Imana ikurinde inzara nyinshi, ikurinde n'umurengwe, kuko byombi bigira gute, birandagaza. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao, nawe utaha.